bakagerageza gustabiliza ikibazo cy'amafaranga. Niba abantu baraje babizeye mwabayozi ba Rayon mwe bakavuga ngo ni mwebwe basabiye ikipe, bakavuga ati Jean Fidel ntabwo ashoboye, n'abafana bakabaha icyizere muri abayobozi 10. None se bizitwa iki niba uwo mwasimbuye yarashoboraga guhemba mwebwe bikabananira? Noneho bizaba ari guhemba, bizaba wasi. Sinzi ko ubushobozi mbaziho mwananirwa n'ikibazo cy'imishahara. Nibura ayo meza birakavamo sizikarangira neza. Tunemeranye ko mutigeze mukora recruitment neza mu kwezi kwa mbere. Uko nukuri namwe muzi. Mwagize umugisha Abedi wareponze neza, ariko Abedi expectations zari ziri hasi. Mukeneye kwikubita agashyi mugastabiliza ikintu cy'igice cy'ubukungu. Lokote financier ya Rayon ihorijegeye. Nje ni nacyo numvaga bazakemura by the way. N'abani bazakomanga hashoboka hose. Abana kusanya ubushobozi hagati ya bazanajara equipe neza mikora zaboneka bazajana neza ko ntibaje kwibareye. Cyo nemera cyo bari abagabo nago baje gushakira imibereho muri Rayon. Tadeo sinamubeshyera icyo kintu, sinagishyira kuri Muvunyi ngo aje kubeshwaho na Rayon. Babayeho na mbere yo kore yibaho babaho. Inavuyeho babaho bafite uburyo n'abagabo pe. Simvuga ngo prospering ngo hari amafaranga akura muri Rayon. Ayahe stade haba habonetse mangahe. Bara n'abagabo bibashije bibeshejeho. Ariko icyo nge mbakeneyeho, niba mutashyira amayanyu ni mushaka uko mucuruza Rayon iryo zini yo brand, mugire minzi nyine uko zingana umuntu amenye uko muzikoresha neza, kuko icyo Jean Fidel yaragistabilije. Icyo ngicyo aho kankunganire kuri icyo kintu ushobora kwivuga abantu bakagira ngo nta kiri kuba barasinziriye abasaza nta kiri gukorwa. Amakuru equipe ya Rayon Sport ubu Muvunyi ubwo yaganiraga na bagenzi be barimo gutegura derby, yabamenyesheje aho imishinga yo gutuma Rayon Sport itengamara ikitetera nk'abandi bana, aho iyo mishinga igeze. Rugaju Muvunyi yamenyesheje bagenzi be ko ikijyanye n'ubukene muri Rayon Sport bakwiye kwihanganira amezi atarenze 4. Rayon Sport ifite kompanyi zikomeye hano imbere mu gihugu bamaze kumvikana neza, za kompanyi ziyoboye izindi bamaze kumvikana neza, zizabaha amafaranga bagakora amasezerano ari genuine mazima, kuko n'ubundi amafaranga Rayon Sport ikeneye Muvunyi ashobora kwikoramo na bari bagenzi bagahemba ukwezi. Ariko ntabwo ashobora kubeshaho Rayon Sport bayihemba pero na miliyoni 50 ntabwo bazaje bikoramo no bafite ibibazo byabo. Urumva bafatiye sezo hagati bagize challenge zo kwishyura ibirarane basanzemo by'amezi 3 urabyibuka. Ubu rero nabo Muvunyi icyo kintu ndakize na mfite umuntu wanjye wasimbaye neza ko hari ibyo bari gukora. Yababwiye ko kompanyi ntabwo ndi buzivugira hano kuko nabana nazamamaje kompanyi zabanze zinasinye ebyiri mu zikomeye muri iki gihugu. Muvunyi yababwiye ko bamaze kubinoza neza. Iyi sezo irarangira bari gushaka nibura ayo kwishyura ibirarane biraza kwa birimo, ariko ikitwa kugura abakinnyi Muvunyi baravuga ngo kwanza n'abakinnyi Rayon Sport ifite ntabwo ari ngi wabazanye urebye no mu kwambere kwa rukuyanje ko n'amafaranga yarahari, ariko aravuga ngo nimanura amafaranga mu bafatanya bikorwa nkagura abakinnyi banjye bari noneho nzitirirwa ngo mumwitege ngo na amezi atarenza 4 Rayon Sport kayumva ku rwego rwa rundi tagitaka ikibazo cy'imishahara n'amakuru. Icyo cyaba ari cyiza uzima mu nyire izinze kuko turabizi neza Ruvuyanga Rayon yatwara championnat cyangwa itayitwara Rayon izasohoka. Aperi nitwara championnat ubwo Aperi zajya muri Champions League Regional Confederation, kuko umwe azaba wa mbere n'abo wa kabiri byose. Oya bazafata ikipe yabaye ya kabiri muri Peace Cup niyo mpamvu. No kuvuga ngo ubu Rayon yasindiye kuri finale ya Peace Cup, Aperi twaye champion, Rayon yasohoka kubera ko yasindiye kuri finale ya Peace Cup. Yasohoka keretse atari Aperi twaye igikombe cya champion na Police kazamuka gitwara kandi ntabwo bishoboka. Ni hagati ya Rayon na Aperi. Icyo mbivugiye muranabizi ko Rayon yisohotse ikunze guhita igira ibibazo by'ubukungu noneho kurusha uko yari imeze, kubera ko itidepansa amafaranga menshi mu gusohoka none ikisanga byayigoye cyane. Ariko kuki tanayiminga haya ngo ivuge ati ninasohoka nzanasohoka nanagere kure, ibyo birasaba kugura abakinnyi beza kandi nayo ikabagura kare nk'uko Aperi iri kubikora. Icyo rero nicyo kuganiraho bakabikora nyine bakabishakira amikoro, otherwise bazasufura. Ariko igitego cya kabiri rero cya Aperi twakivuzeho, abareyo barekara amaga penalty Lorenzo penalty n'umupira ruvuye muri corner imbere namwe ko cyubakiye kucyo bita ngo ni penalty tahawe Rayon. Nabanyari n'umwana w'umukobwa Karikeza yaganiriye nawe warize cyane, bavuze ati ninge ngenyine mu rugo fana n'umureyo waguye Igihumure bajyanye muri ambulance. Urabeshya cyane aguye Igihumure kubera match. Igitego cya kabiri cyabarafinda kikijyamo
umureyo yahise agwa amarabira urabeshya cyane gusa nawe ahubwo ubwo uzi umuntu yogeze umupira kubona hari detaye atabona nzi ko bikomeye Lorenzo nabeshya nibyo byarabaye umureyo yaguye amarabira rwose abashinzwe ubutabazi bw'ibanze basamiye hafi bamujyana muri ambulance ubwo abareyo bafite amakuru muri za fan club niba bakiri muzima cyangwa ameze neza bagomba kuba ari muzima iriya ni pressure n'umwuka ariko igitego cya Barafina niyo cyabizanye cyane rwose icyo rero cyari kivuye araraba rwose cyari kivuye muri kona itewe na Muhire Keve kona yatewe na Muhire Keve urabyumva kona ayitera neza cyane isa n'igiye ku mitwe ariko umuzamu Pierre arasimbuka awukuramo ariko awukuramo ntiyawurenza box asa n'uwerekeje ahantu Iragwa Haji yarahagaze urabyumva Iragwa Haji mu gihe umupira wabaye nkuguye ku kaguru ka Iragwa Haji mu gihe ahindukira ngo awukurikire nubwo atese awufata agiye guhindukira asanga uwo bita Ishimwe Pierre yamuteza akaboko n'akaboko kino gice cyo kuzamura kuva ku nkokora kuzamura ni nk'urutugu ariko yagasture kinza ari nk'akaboko Haji kubita hasi urumva bariyo barangariye ko hagiye kubamo hashobora kubamo penalty Cucura arabisanza havamo igitego ariko icyo abariyo bibaza baravuga ngo Cucuri kuki atatanze penalty kandi bigaragara ko ngo Mario ngo yakoze kuri yari yabokishije umupira amaze kutakaza umupira ugeze neza ku kaguru ka Haji asa n'umwitambitse amusunikisha akaboko Haji aragwa bakibaza ngo kuki iri atari penalty ubwaje niba gusubira muri video Cucura afite impamvu yo kuba ataratanze penalty kuko ubirebye rishobora kuba ari ikosa ryoroheje rireje ariko ni ikosa njye sinafata kuko yaramusunitse sinafata uruhande mugende musubire mu video mwishakira igisubizo ntacyo mbivuzeho ndabasana cyane Cucuri aho ikosa ryabereye naho umusifuzi byari mu maso ye neza harimo metero nk'eshatu uvuye kuri Haji aho Pierre yasunikiye Haji Cucuri yarahagaze ahita ahindukira asaba ko umukino ukomeza nanjye sintanga icyo ni nacyo cyane avuyemo igitego cya APR cya kabiri wavuye contre attaque sintanga verdict ngo musubire mu mujye kureba video ubwo bindi bibere ko ikosa abakinnyi bareba bakoze musigaye mu biganira nta gusa muri rusange tuvane ibyo ngibyo yari penalty ntiyari penalty Cucuri and whatever abareyo 90% bemeye yuko batsinzwe babaye outplayed nta umuntu warebye umupira wese yabivuga babaye outplayed tureke kwitagatifuza abareyo banyira ubwite bemeye ko batsinzwe barushwa babyemeye kuko nta excuse nimwe n'igitego reguna navuze ngo penalty Lorenzo yanabivuze nyine ko byari soft ariyo mpamvu twasemo umusifuzi kuba ariwe wabigena 50-50 akaba afata icyemezo we nkawe ahubwo nkasigara nibaza ikintu kimwe bose batinze bahagarara basa n'abari kureklama aperisora umupira kwaruboneka baragenda batsinda igitego aho rero ngiye mbonera ikibazo nicyo ni manque ya concentration muri izi match nini ugomba kuba utiteguye navuga ngo ikintu kimeze nko gutinda muri lamentation mu maganya ahubwo ukitegura cyane kuba niba decisive itari ku ruhande rwawe you play you go match gakomeza ibindi ukabyihorera niko nabivuga ariko muri rusange reyo ubwo wataramutere cya cyotezo cyo tuyiveho watara yagize umukino mwiza ariko ngiye nari nabyiteze kuko nk'abantu babonye poste namukoze mbere ya match wamuteye cyotezo muri pre-match donc kwa gatandatu umunyamakuru inshuti yawe aracyamupinga wabita Demba akoseko kuyunguye ewana agitangira uziko batara habuze gatonga rwari Lorenzo nakonjagira wala match yabaga Demba bari maramwotsa avuga ati ni flop abwira ni mwihanganira umwataka ukora déplacement nkiza akora umwataka ucenga nkuko acenga ni ikibazo cy'igihe azatsinda ibitego watara twari twiteze ko n'undi agomba gukina ku ruhande kuko nta hantu bigaragara ko arimo gutanga ibisubizo byinshi kurushaho nk'ikipe ikina APR n'ikipe ikina isa n'idafite nimero 10 urebye rero ubushobozi yagaragaje ku gitego cya mbere nk'aba wasiri nyine bo babotsa APR bavuga ko atsindisha umutwe gusa iby'amaguru bikaba penalty
ariko wagira ngo nk'ariya magambo yari yayumvishe kuko yatsinze igitego cy'amaguru kandi sublime, kuko niba yarirutse metero zirenga 50 agafata umupira akera iminu umudefanseri wamuteye takle akamusimbuka akagera imbere y'izama gifite imbaraga zo gufenta abadefanseri no guplasa umuzamu premier poto. Biragaragaza ko ari umusanfruwa mu by'ukuri kandi n'umukinnyi ufite karite tekinike idashidikanwaho. Uburyo atwara agapira agenda agasunika n'amenyo ya godiyo ni rutayizamu. Nge ntekereza ko aperi itageze mu myaka 10 ishize kuko urebye aperi fc burya ushobora kuba yaratwaye ibikombe ariko ni ikipe imaze igihe kirekire isuragoringa kugira rutayizamu mwiza wageragezaga n'Imbaoma sezishize, ariko urebye urwego rwa Watara no rwa Mbaoma aramurusha. Watara ku rwego aya masegonda areka nanjye nsige Watara nigendere. Watara ari kuri kalibre y'abataka aperi yatunze, barimo ba Chiukepo, barimo ba Bwaria, barimo ba Abbas, barimo Jimmy n'urundi rwego, kuko Jimmy yagiye adesida ibintu birenze iby'umupira mu Rwanda, yagiye adesida na fete y'ahazaza aho imitekerereze y'abanyarwanda mu mupira, kuko uyu munsi tuvuga igikombe cya Afurika kwa ko twagize Jimmy. So Jimmy aba rero mu kirere cye Jimmy Gatete, nta iyo mukozeho icyo gihe Karidinale ashobora guhita ava kuza gutora papa akigarukira kabati Kambanda ashobora kuza kabati mureke ngane na rwajwa ageraje Jimmy Gatete muri kibazo cye zagarukanye ntago avugwa Jimmy, ntavugwa Jimmy abahe nafashaga foto ke ngahuza n'akanya amahira pe ejo ne bari bagishe barambwiye bati ariko Watara ni pire ni tara yuzuye. Nje mu ijambo rimwe navuga nti afande umuntu wabarangiye Watara azabarangire n'abantu mushake benaho mushakiraho mufate neza. bavuze ngo bagure bahereye kuri Watara. Hari ibyo nemeranya na aperi nabo barabizi, ariko mu byo tutemeranyaho sinemeranya nabo ko bagira karitiri munsi ya Watara. Cyo rwose bamba barenza akivuga muhere kuri Watara nimugura muzamuka. Uri munsi ya Watara nge ntago nzamwemera. Ariko hari abandi bakinnyi rugaju bagize match nziza cyane muri aperi